Yagusuje cyane nshuti muvandi ngo dukurikirana umunsi ku munsi nkuko bibona aba bantu basa nk'abahagaze aho ngaho ndetse n'ubwinshi bw'ibinyabiziga no bugaragaza yuko habaye impanuka ikomeye. Ni impanuka mu by'ukuri y'igikamyo ndetse na kwasiteri yari itwaye abagenzi bari bapanze rwose muri kwasiteri buzuyemo, aho igikamyo cyaje rwose kikabagonga maze kwasiteri yose igahita yubama hasi. Impanuka ibaye mu kanya tariki 26 Mutarama 2026 ikaba yabaye saa moya za mu gitondo. Impanuka biri mu ntara y'Amajyaruguru mu muhanda uva Musanze werekeza mu mujyi wa Kigali, ikaba yabereye ahazwi mu mudugudu wa Gatwa mu kagari ka Bugaragara mu murenge wa Shyorongi mu karere ka Rurindo, aho igikamyo kinini cyari gihetse amasima cyaje kirukanka gihorera maze kigaturuka inyuma kwa sera irihetse abagenzi benshi cyane bari bayuzuyemo maze kigahita kibagonga. Mu kubagonga rero kwa sera igahita isa nk'iyigira imbere, mu gihe igikamyo cyo cyari kimaze kuyigonga cyahise kimanuka kigwa munsi y'umukingo. Mbere yuko rero iyi mpanuka iba, abayibonye bavuze yuko umushoferi utwaye kino gikamyo yaturutse mu muhanda kure genda gake maze abona kwasiteri igenda iri imbere yayo gatoya atangira kongera umuvuduko. Mu kongera umuvuduko rero byumvikana ko hari ibindi binyabiziga byari biri mu muhanda bitandukanye, niko guhita asatira kwasiteri mu buryo butunguranye maze umushoferi utwaye kwasiteri ahita acana ibinyoteri cyangwa se amatara y'impuruza abwira umushoferi urutwaye kino kimodoka ko yagerageza akagabanya feri, ariko umushoferi utwaye kino kimodoka we arabyirengagiza. Akimara kubyirengagiza rero nibwo umushoferi utwaye kwasiteri yongeye umuvuduko kugira ngo arebe ko yagisiga, ariko bitewe nuko kino gikamyo cyari cyegera kwasiteri cyane maze gihita kiyikubita gato kuri plaque y'inyuma, kwasiteri isa nk'iyigira imbere gatoya ihita irenga umuhanda nibwo guhita igwa icuramye, mu gihe kino kimodoka nk'uko nari maje kubabwira cyo cyahise kimanuka kigwa munsi y'umukingo. Hanyuma rero umushoferi utwaye kino kimodoka we akaba yahise yitaba Imana, mu gihe abagenzi 15 bari muri kwasiteri bo mu by'ukuri bakomeretse mu buryo bukabije. Byavuzwe ko abagenzi benshi bagiye bacika amaguru, abandi bagiye bacika amaboko ndetse benshi bagiye bangirika rwose mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero bakomeretse bahita bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kanyinya, mu gihe umurambo w'umushoferi ateye impanuka wese ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru, mu gihe polisi y'u Rwanda ikomeje iperereza kugira ngo mu by'ukuri hamenyekane ibimenyetso byuzuye bishobora kuba byateye iyi mpanuka, haherewe ku by'abaturage benshi bagiye batangaza bavuga ko rwose umushoferi utwaye kino gikamyo ari we wabiteye. Nganye ngo rero nta kundi baho mu buzima, hari igihe ibintu biba bitunguranye kandi hari n'igihe rwose ibintu bibaho mu buryo busa nkaho budasobanutse, kandi rwose mu buzima tuba tugomba kubyakira. Nkora subscribe n'imbaraga murikize kuri isheni yica nibagize amakuru mashyashya kandi rwose yizewe asobanutse. Ndabakunda cyane. Ingini Obi Time News. Obi Time News.